Ku nyubako ya BK Arena i Kigali mu Rwanda baragaragaza ko kuri uyu wa gatandatu koko u Rwanda ruruze kwakira iyi mikino nyafurika ya basketball izwi nka BAL. Ubu rero imyiteguro imize neza, abafana nabo nuko ngo bazi ko intsinzi ari yabo. Ndi umupatriote ariko iyo bigeze ku rwego rw'igihugu nka ekipe isohokera igihugu ngomba gufana iyo ekipe iri busohokera igihugu. Ni irushanwa rihuza amakipe yo muri Afrika yitwaye neza mu bihugu byayo. Ayabaye ayambere wayo. Noneho agahura agakina icyo bita playoff. Hakabaho amajonjora, hakaza kubaho playoff n'amafinali. Bitegeho ko hazabaho impinduka nyinshi kuko ubu ngubu hazaza abantu batandukanye bo ku rwego rw'isi ba basket nka Daddy Dwayne afitemo umwana uri gukina muri ekipe ya basket, azaza kumufana n'umukinnyi wo muri NBA. So ni ibintu byiza ku Rwanda, kizensinzi cyane. BAL ni African Basketball League. Tubikuramo ibintu byinshi cyane kuko tuzanira abakerarugendo benshi muri igihugu cyacu, bitwongera nyine amadovize. Ndi umufana, fana Reg. Reg irimo rwose cyane. Byaba byiza kukurushaho nk'abafana ba Reg yitwaye neza ikajyana no kuri finale. Nko muri BAL ubu ngubu ntabwo tureba ngo ni Reg cyangwa niki. Ibihagariye u Rwanda n'ubu ibihagariye u Rwanda. Yatangiriye hano mu Rwanda iyi BAL kandi irakomeye, yakuriye abantu benshi baza muri Afrika cyane mu Rwanda kugira ngo bayirebe, abakinnyi bakomeye cyane bo muri NBA. Reg ni ikipe nziza irashoboye, bandabizi mu makipe meza muri Afrika. So Reg nayo nyine have to prove ikatwereka niba ayo mahirwe baha u Rwanda nabo hari icyo bayabyazamo umusaruro. Ubirebye muri Kigali urabona ko icyo abantu bose biteguye ari BAL igiye kubera mu Rwanda ku nshuro ya gatatu. Abakinnyi bariteguye, nk'abakinnyi twiteguye neza kuko turabizi ko dutegereje bitoroshye, urugamba rukomeye. Urumva ubu ngubu aho bigeze ntabwo bikiri Reg gusa, duhagarariye n'u Rwanda aricyo gihugu cyacu. Nakubwira ko rero tugomba kwitegura n'imbaraga kugira ngo byibuze aho umwaka washize tubashije kugera ubu ngubu tuzahagere, kuko byaba bibabaje, byaba biteye n'isoni kuba dushobora kuba twakina ariko buri gihe tugagarukira mu kimwe cya kane. Gukora ikintu ibyiza dufasha cyane mu rwego rwo mu kibuga, ituma tugaragara mu rwego rw'amahanga ku buryo dushobora kuva hano tukajya gukina ahandi.